none se reka mubwire kandi benshi muzi ko buriya ngo yazize ngo video ya Yampano no nayo irimo ariko hari iby'ingenzi biruta na video ya Yampano ntago muzi ubuse ejo bundi tuvuga mwabonye video dukora tuvuga ibyo yavuze mwana yibonye hari uko byagenze rero mu byazize mbisubiremo niba mutari munabizi mu byazize natwe turimo reka mbabwire mbabwize uko mubimenye nabyo nge sinjya nisubije mwaje kunyitwaraho umwikomo ngo rucira mukasa ngo ruga kuki wo utamuciriye umugani atwita intumbi yubahuka abantu b'ababyeyi nkatwe kandi aduhoye iki ngo koko twagiye gutanga ubufasha kwa Jackie nicyo kintu twema turazira nta nubwo twe twamututse ngo zira ntumbi kuki we mutamubwiye ngo ibintu ntago twe twamututse yaratujijije ngo koko twafashije namwe mujye mukora ubutabera ariko yakira babukore urucira mukase rugatwaranye amahirwe byose byagiye imihanda ibyo yavuze kuki mwumva ko wari umutagatifu abandi ari abagome yewe mbona ubwanjye nkavuga ndi uyu muntu ariko ntago azaguma mu bantu nubwo ngo ntimuze kuza kugira ngo ni ibintu by'imikino. Jihadi icyo akurikiranyweho magingo aya ngaya akurikiranyweho gusakaza amashusho y'umuvandimwe bita Yampano Florian n'umugore we barimo baratera akabariro. Iyi nkuru gewe nyumva y'amashusho nayumva Jihadi ngayo nguko rero reka tubanze tubasuhuze mwe mwese muteze amatwi Inguni TV. Reka tubifurize amahoro y'Imana ndetse tubifurize kugubwa neza aho muherereye hose, yaba hano mu Rwanda ndetse n'abashobora kudukurikirana muri hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Reka tubifurize umugisha w'Imana. Ni nyuma rero yuko uwitwa uzaba akiriho Sipiriyani cyangwa se ubita Jihadi yatawe muri yombi azira umunwa we cyangwa se azira bimwe mu bikorwa bibi agenda akora kuri social media. kandi ni nyuma yuko ukuriye cyangwa se umuvugizi wa RIB Dr Murangira Bitseri yagiye amburira ndetse amubuza bimwe na bimwe cyangwa se amakosa amwe n'amwe kuri social media, ariko Jihadi akomeza kugenda ayakora. Ni nyuma yuko hamaze iminsi hatrendinga cyangwa se hacicikana video ya Yampano ngo ari gutera akabariro. Hanyuma rero ubwo amashusho yagendaga asakara kuri social media zigenda zitandukanye, harimo abagiye babigwamo cyangwa se babikoreramo ibyaha, ndetse hari hamaze gutabwa muri yombi bamwe mu bagiye basakaza izo video cyangwa se ayo mashusho, harimo uwitwa Kijon ndetse na Pazoman. Abo bakaba ari abantu bari hafi ya Yampano, ndetse hari abandi tutarabasha kumenya, ngira ngo bamaze kuba batanu. Harimo rero n'uyu nguyu Jihadi wamaze gutabwa muri yombi n'urwego rwa RIB. Bamwe rero ku ma social media atandukanye cyangwa se ku ma channel ya YouTube atandukanye ntabwo bagenda babivugaho kimwe, mu gihe bamwe bavuga bati Jihadi ashobora kuba atawe muri yombi azira amagambo amwe n'amwe agenda avugira kuri YouTube, ahangana avuga amagambo bavuga ngo nayica rubozo, amagambo asebya, amagambo asesereza, ndetse n'ibitutsi.
bamwe bakagenda bavuga bati ntabwo yari akwiye kuba mu bantu, abandi bakavuga bati akwiriye gufungwa cyangwa se akwiriye kubuzwa gukoresha YouTube, ariko nyamara ubugenzacyaha bwo buba bugenda bubikurikirana buke buke mu bunyamwuga bwabo. Hanyuma rero ikinyamakuru cyangwa se igitangazamakuru nabangu ni umuyoboro wa YouTube witwa Uburyohe TV, ntabwo bagiye babivugaho rumwe n'abandi. Abo baravuga bati mubo azize natwe turimo. Aha ni nyuma y'uko Jihad yagiye avuga Buryohe TV family, ubwo ni Buryohe n'umugore we ndetse n'abana be. Ni nyuma y'aho Buryohe TV igiye gusura Jackie aho yararwariye mu rugo, bagiye kumusura. Hanyuma uzaba akiriho Cyprien cyangwa se Jihad akabakoraho ikiganiro abandagaza ndetse anabatuka. Aha rero niho havuye intandaro y'uko Buryohe TV family bari kuvuga bati ntabwo ari ugusakaza amashusho ya Yampano gusa cyangwa se video ya Yampano tera akabariro, ahubwo natwe mubo azize turimo. Ni nyuma y'uko nanone witwa Kasuku nawe yiteretse kuri Kabyindi, arangije aragira ati uyu muvuna muheto n'ubundi nari narabivuze, nari narabimubwiye yuko iminsi ye ibarirwa ku ntoki kugira ngo atabwe muri yombi bitewe n'imvugo nyandagazi n'ibitutsi ndetse n'amagambo asesereza cyangwa se amagambo mabi agenda avuga ku bantu. Uyu rero Kasuku aravuga ati n'ubundi iki kivuna muheto ntabwo cyari gikwiye kuba mu bantu. Nk'uko rero mwagiye mubyumvira uko Kasuku abivuga, avuga ko we asobanura neza ko uyu nguyu uzaba akiriho Cyprien cyangwa se Jihad azira gusakaza amashusho cyangwa se video ya Yampano ari gutera akabariro, nk'uko byagiye bivugwa no ku bindi bitangazamakuru cyangwa se ku yindi miyoboro ya YouTube ndetse no kuri social media zitandukanye. Hanyuma rero Buryohe akavuga ati uko byagenda kose ntago ari byo azabazwa gusa cyangwa se ntago ari byo azize gusa, ahubwo nawe ubwabo cyangwa se na family Buryohe TV nayo kuba hari amagambo yagiye ayivugaho ndetse anabatuka ndetse no ku bandi bantu bagiye batandukanye, twavuga nko kuri groupe cyangwa se nka timu ya Vestine Dorcas ndetse no ku bandi bantu bagiye batandukanye, aho Jihad yagiye avuga amagambo mabi ndetse amagambo agenda asesereza, amagambo yo kwinjira mu muryango wa Idrissa na Vestina. Byagiye bigaragara ko amagambo atari meza yagiye atangaza cyangwa se avuga. Hanyuma nyuma y'ibyo nanone yari amaze iminsi nanone ari guhangana n'uwitwa Gasuku mu magambo mabi ateye isoni ndetse mu magambo mvugo nyandagazi ndetse n'ibitutsi nyamara bidakwiriye kuvugwa muri sosiyete. Uyu rero uzaba akiriho Cyprien cyangwa se Jihad ku binyamakuru cyangwa se ku bitangazamakuru bya YouTube, ku miyoboro ya YouTube, abantu benshi bari kugenda babivuga mu buryo butandukanye. Bamwe babyishimiye bavuga bati yari akwiriye gufungwa, abandi bavuga bati na Kasuku cyangwa se n'abandi nka ba Pastor Claude cyangwa se aka Sebiradio nabo bagenda bagaragaza imvugo mbi, imvugo nyandagazi, ibitutsi ndetse n'amagambo asesereza ku muyoboro wa YouTube ndetse no ku zindi social media zitandukanye. Abantu rero ntabwo bari kugenda babivugaho rumwe,
hari ababyishimiye bavuga bati ni abambwe, abandi bakavuga ati ariko nawe ntabwo ari we wenyine, ahubwo hari n'abandi. Ibi rero ni ibintu bikwiye gucika, cyangwa se ni ibintu bikwiye guhagarara, ubwo bamwe mu banyamakuru cyangwa se aba influencer cyangwa se aba content creator bakorera ku muyoboro wa YouTube, bamwe bagenda bakreye ibintu cyangwa se bagenda bavuga amagambo atari meza, amagambo y'iyicarubozo, amagambo yo kubeshyera abantu, amagambo yo gutukana ndetse no guharabika. Ibi bintu rero bamwe muri bo usanga bagenda bisanga bakoze ibyaha, ugasanga bamwe batawe muri yombi. Aha rero Djihad amaze iminsi igera muri 2 ngire ngo atawe muri yombi, akurikiranyweho ibyo byaha byo gusakaza amashusho ya Yampano. Video ya Yampano yari imaze iminsi itrendinga, ari kwishimisha cyangwa se yarimo aratera akabariro n'umugore we. Ibyo bakavuga ko byari byasakajwe cyangwa se byaba byaragiye bisharingwa n'abo bamaze gutabwa muri yombi, harimo abo ba Kijon, harimo abo ba Pazoman, ndetse n'abandi bagiye bafatwa, bagiye bohereza bacuruza cyangwa se bagenda bohereza izo video za Yampano. Aha rero na Djihad nawe urumva ko yamaze gutabwa muri yombi azira icyo cyaha, ariko abantu bakavuga bati yari akwiriye gufungwa, uretse no gusakaza ayo mashusho ya Yampano, agira n'imvugo nyandagazi, agira n'imvugo z'ubugome, akagira n'imvugo zitarimo ikinyabupfura ndetse n'umuco, harimo gutukana ndetse no kwandagazanya ku mbuga nkoranyambaga. Ibi rero uretse nawe hari n'abandi benshi RIB igikomeza kugenda ikurikirana, ni ukuvuga ngo urwego rwa RIB ruri kugenda n'ubundi rukomeza gukurikirana ndetse no gukora investigation kugira ngo hagende hafatwa n'abandi nk'abo ngabo. Turabashimiye rero mwe mwakomeje kugenda mukurikirana Inguni TV, mukomeze mudushyigikire mukora subscribe, like ndetse mwandika n'ibitekerezo byanyu muri comment kugira ngo tugende turushaho kugenda twunguka ibitekerezo, ndetse mudutera n'inkunga mu bundi buryo bugiye butandukanye. Turabashimiye, ibyacu nakaguruka, Imana ibahe umugisha.